Dukomeje kurebera hamwe amagambo dusanga mu gitabo cyitwa Abahirwa ni bande, aho tugeze ku kigwa kivuga ngo muri umucyo w'isi. Nanone tubisoma muri Bibiliya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Matayo mu gice cya 5 umurongo wa 14. Igihe Yesu yabaga yigisha abantu, yatumaga ibyigisho bye binezeza abantu kandi bigakurura intekerezo z'abamwumvaga akoresheje ingero yahoraga atanga azikuye mu byaremwe byinshi byari bibazengurutse. Abantu bari bateranye hakiri kare mu gitondo, uko umucyo urabagirana w'izuba wagumyaga gukwira ikirere, niko wirukanaga igicucu cyabaga gitwikiriye ibibaya n'ibikombe by'imisozi. Umucyo w'ikirere cy'iburasirazuba wabaga ukenkemuye. Umucyo w'izuba wuzuzaga igihugu ubwiza bwawo, amazi atuje y'ikiyaga yarabagiranishwaga n'uwo mucyo usa n'izahabu, ari nawo watumaga ibicu bya mu gitondo bigira ibara nk'iryo. Umugondoro wose n'ururabyo n'ibibabi byashashagiranagaho ikime. Ibyaremwe byanezezwaga n'umugisha w'umunsi mushya, kandi inyoni zaririmbiraga mu biti indirimbo z'agahozo. Umukiza yarebye imbaga y'abantu yari imuri imbere, yongera no kureba izuba ryarasaga, maze abwira abigishwa bati, muri umucyo w'isi. Nk'uko izuba rikomeza kujya mbere risohoza ubutumwa bwaryo bw'urukundo, rigatamurura umwijima w'ijoro, rigakangura ibyo mu isi ngo byongere kubaho, niko abayoboke ba Kristo bagomba kujya ku murimo wabo bageza umucyo w'ijuru ku bari mu mwijima w'ubuyobe n'icyaha. Mu mucyo urabagirana wa mu gitondo nimo abantu baboneraga imijyi n'imidugudu biri ku misozi izengurutse aho ngaho bifite ubwiza buhebuje. Yesu yarabiberetse maze aravuga ati, umudugudu wubatswe mu mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Arongera ati, nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu hose. Abantu benshi mu bumvise amagambo ya Yesu bari abahinzi nabo n'abarobyi, babaga mu mazu aciriritse agizwe n'icyumba kimwe, kandi mu mazu nk'ayo itara ryaterekwaga ku gitereko rikamurikira abari mu nzu bose. Nuko Yesu aravuga ati, abe ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze So wo mu ijuru. Nta wundi mucyo wigeze umurikira cyangwa uzamurikira umuntu waguye mu cyaha uretse umucyo ukomoka kuri Kristo. Yesu umukiza niwe mucyo umwe rukumbi ushobora gutamurura umwijima w'isi irambaraye mu byaha. Kristo yanditsweho aya magambo ngo, muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Yohana 1:4. Kubwo kwakira ubugingo bwe, abigishwa ba Kristo bagomba guhinduka abatwara mucyo. Iyo ubugingo bwa Kristo buri mu mutima n'urukundo rwe rukagaragarizwa mu mico, nibyo bibagira umucyo w'isi. Inyokomuntu ubwayo nta mucyo igira. Tutari muri Kristo twamera nk'urutambi rw'itara rudakongejwe, ndetse twamera nk'ukwezi igihe kudateganye n'izuba. Nta mucyo na muke dushobora kumurikishiriza isi, ariko duhindukiriye izuba ryo gukiranuka tukomatana na Kristo, ubugingo bwose bumurika umucyo urabagirana uturutse ku Mana iri kumwe natwe. Abayoboke ba Kristo bakwiriye kuba ikirenze umucyo mu bantu, bakwiriye kuba umucyo umurikira isi yose. Yesu abwira abitirirwa izina rye bose ati, mwaranyiyeguriye kandi nabagize ibisonga byanjye mu isi. Yesu avuga atya ati, uko Data yantumye mu isi, nanjye niko nabatumye mu isi. Yohana 17:18.
nk'uko Kristo ari we muyoboro wo guhishura Data wa twese, niko dukwiriye kuba imiyoboro yo guhishura Kristo. Ubwo Umukiza wacu ari we soko nini y'umucyo, mu Kristo ntukibagirwe yuko Kristo ahishurirwa mu bantu. Imigisha y'Imana itangwa inyujijwe mu bantu. Kristo ubwe yaje mu isi ameze nk'umwana w'umuntu. Kamere ye y'umuntu ifatanyijwe na kamere y'Imana niyo ishobora kugera ku bantu. Itorero rya Kristo na buri mwigishwa wese wa Kristo ni umuyoboro washyizweho n'ijuru Imana ikoresha ngo yihishurire abantu. Abamarayika b'ikuzo bategereje kubanyuzamo umucyo n'imbaraga bishyirwa abantu bagiye kurimbuka. Mbese umuntu azananirwa gusohoza umurimo yatoranyirijwe? Mbega ukuntu biramutse bigenze bityo, isi yose yaba inyazwe umwuka wera yasezeraniwe. Ntabwo Yesu yigeze ategeka abigishwa bati murwanire gutuma umucyo wanyu uboneka, ahubwo yaravuze ati abe ariko umucyo wanyu uboneka. Iyo Kristo ari mu mutima, guhisha umucyo umuturukaho ntibyashoboka. Niba abavuga ko ari abayoboke ba Kristo batabera isi umucyo, biterwa n'uko imbaraga y'ubugingo yabavuyemo. Niba badafite umucyo bamurika, biterwa n'uko badafitanye ihuriro na soko y'umucyo. Mu bihe byose umwuka wa Kristo wari muri bo. Urwa mbere rwa Petero 1:11 yahinduraga abana b'Imana umucyo w'abantu bo mu gihe cyabo. Yosefu yari umutwaramucyo mu Misiri. Mu kubonera no kugira neza bye ndetse n'urukundo rwa kivandimwe, yagaragaje Kristo mu mahanga y'abasengaga ibigirwamana. Igihe Abisirayeli bari mu rugendo bava mu Misiri bajya mu gihugu cy'isezerano, abari bafite umutima w'ukuri muri bo bari umucyo w'amahanga yari abazengurutse. Imana yahishuriwe ab'isi ku bwabo. Umucyo waturutse kuri Daniyeli na bagenzi be muri Babuloni no kuri Morodekayi mu Buperesi wamuritse mu mwijima wo mu ngoro za cyami. Muri ubwo buryo abigishwa ba Kristo bashiriweho kuba abatwaramucyo mu nzira igana mu ijuru, maze muri bo impuhwe no kugira neza by'Imana bikagaragarizwa isi ibundikiwe n'umwijima wo kutamenya Imana. Kubwo kureba imirimo yabo myiza bituma abandi bahimbaza Data wo mu ijuru, kuko byagaragaye neza yuko hariho Imana yicaye ku ntebe y'ubwami bw'isi n'ijuru, ariyo Mana ifite imico ikwiriye guhimbazwa no kwiganwa. Urukundo rw'Imana rukurira mu mutima no gusa na Kristo bigaragarira mu mibereho y'umuntu. Ni nko kurabukwa ijuru kwahawe abantu bo ku isi kugira ngo bishimire ubwiza bwaryo buhebuje. Uko niko abantu babashishwa kwizera urukundo Imana idukunda. Urwa mbere rwa Yohana 4:16. Nuko rero imitima yahoze yuzuwemo n'ibyaha n'ububore ikezwa kandi igahindurwa kugira ngo mubone uko muturwa Imana mudafite inenge, ahubwo mwishimye bihebuje. Yuda 24. Amagambo y'Umukiza agira ati muri uwo mucyo w'isi yerekana ko yahaye abayoboke be umurimo bagomba gukora ku isi yose. Mu gihe cya Kristo, kwikanyiza ubwibone n'urwikekwe byari byarubatse urukuta rurerure hagati y'abarindishijwe ubwiru bw'Imana n'andi mahanga yose yo ku isi. Ariko Umukiza yazanywe no guhindura ibi byose. Amagambo abantu bumvaga avuga yari atandukanye n'amagambo yavugwaga n'abatambyi n'abigisha b'amategeko. Kristo akuraho urusika rutandukanya abantu, agakuraho kwikunda, kwigira shyashya kw'amahanga
kandi akigisha ko umuntu akwiriye gukunda inyokomuntu yose. Kristo akura abantu mu kazitiro babohewemo no kwikunda, akuraho imipaka yose n'ibitandukanya abantu bishyiriyeho. Nta tandukaniro ashyira hagati y'abaturanyi n'abanyamahanga, n'inshuti n'abanzi. Atwigisha kureba yuko umuntu wese ukeneye gufashwa ari mugenzi wacu, kandi ku isi yose ari nk'umurima wacu. Nk'uko imirasire y'izuba igera ku mpera z'isi, niko Imana yagennye yuko umucyo w'ubutumwa bwiza uzagera ku muntu wese wo ku isi. Iyaba itorero rya Kristo ryarasohoje umugambi w'umwami wacu, umucyo uba waramurikiriye abicaye mu mwijima bose n'abari mu gihugu no mu gicucu cy'urupfu. Mu cyimbo cyo kwirunda hamwe, abantu bakanga inshingano no kwikorera umusaraba, abizera b'itorero bakwiriye gukwira mu bihugu byose bamurikisha umucyo wa Kristo, kandi bagakiza abantu nk'uko Yesu yagenzaga. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami bugomba kujyanwa mu isi yose bwangu. Uko niko umugambi Imana yari ifite ubwo yahamagaraga abantu bayo kuva kuri Aburahamu wo mu bibaya by'i Mesopotamiya kugeza kuri twe bo muri iki gihe ukwiriye gusohozwa. Imana iravuga iti, nzaguha umugisha kandi uzaba umugisha. Itangiriro 12:2. Amagambo ya Kristo yavuzwe n'umuhanuzi w'ubutumwa bwiza akongera kuvugirwa mu kibwirizwa cyo ku musozi ni ayacu twebwe abo muri ibi bihe biheruka. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Yesaya 60:1. Niba ubwiza bw'Uwiteka bwararasiye ubugingo bwawe, niba waritegereje ubwiza bwa wa wundi uruta abantu ibihumbi, ari nawe ufite ubwiza buhebuje, niba umutima wawe wararabagiranishijwe n'ikuzo rye, ni wowe ubwirwa iryo jambo ry'umwami wacu. Mbese wigeze uhagararana na Yesu ku musozi yahinduriweho ishusho irabagirana? Mu bibaya hari abantu Satani yagize imbata, bategereje ijambo ryo kwizera n'isengesho ryo kubabatura. Ntabwo dukwiriye kwitegereza ikuzo rya Kristo gusa, ahubwo dukwiriye no kuvuga iby'ubwiza bwe buhebuje. Ntabwo Yesaya yitegereje ikuzo rya Kristo gusa, ahubwo yavuze n'ibye. Igihe Dawidi yari agitekereza umurimo wamugurumanyemo maze avugisha ururimi rwe, igihe yatekerezaga iby'urukundo rw'Imana rutangaje, ntiyabashije kwiyumanganya ngo areke kuvuga icyo yabonye n'icyo yumvise. Kubwo kwizera, ninde ushobora kwitegereza umugambi wo gucungura umuntu n'icyubahiro cy'umwana w'Imana w'ikinege maze ntabivuge? Ninde ushobora kureba no gutekereza urukundo rutagira akagero rwagaragarijwe ku musaraba w'i Karuvari mu rupfu rwa Kristo, kugira ngo tutarimbuka ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho? Ninde ushobora kureba ibyo maze ntabona amagambo yo gusingiza ikuzo ry'Umukiza? Mu rusengero rwe ibintu byose biravuga biti, icyubahiro kibi cyawe. Zaburi ya 29:9. Umuririmbyi w'umuhanga wo mu Isirayeli yacuranze asingiza Imana avuga ati, nzavuga ubwiza bw'icyubahiro cyo gukomera kwawe n'imirimo itangaza wakoze. Abantu bazavuga imbaraga z'imirimo yawe iteye ubwoba, nanjye nzavuga gukomera kwawe. Zaburi 145:5-6. Umusaraba w'i Karuvari ukwiriye kwererezwa hejuru y'abantu, ugatwara intekerezo zabo, kandi n'ibitekerezo byabo akaba ari wo bihangwaho. Nibwo imbaraga zose z'iby'umwuka zizuzuzwa imbaraga mvajuru iturutse ku Mana. Ni nabwo ubushobozi bwose buzarundurirwa mu murimo shingiro w'Umwami Yesu.
abakozi bazohereza umucyo mwinshi kubo mu isi, ari abakozi bazima bo kumurikira isi. Kristo yakirana umunezero umuntu wese umwiyeguriye, ahuza umuntu n'Imana kugira ngo abone uko abwira abo mu isi ibyo ubwira bw'urukundo rw'Imana rwambaye umubiri wa kimuntu. Mubivuge, mubisenge, mubiririmbe, mwamamaze hose ubutumwa bw'ikuzo ry'Imana, kandi mukomeze mujye mbere mu turere twa kure. Ibigeragezo byihanganiwe, imigisha yakiranywe ishimwe, ibishuko byihanganiwe mu butwari, ubwitonzi n'ubugwaneza n'impuhwe n'urukundo bihora bigaragazwa. Nibyo mucyo umurika uturutse mu mico, ukaba unyuranye n'umwijima wo mu mutima w'inarijye, kandi utari warasirwa n'umucyo w'ubugingo. Amagambo twareberaga hamwe ni hano arangiriye. Reka twese duharanire gukwiza umucyo aha tuzengurutse hose. Ibyo nibyo mbasabiye nanjye ntiretse, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.